Ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze aho muherereye hose murisanga hano kuri Inema TV. Nguhaye ikaze rero muri iyi nkuru nshya tugiye gutangirana, ni inkuru nziza y'urukundo. Ndizera ko tuzayibanamo neza kandi ibitekerezo byanyu bikaba byinshi. Abagira impuhwe n'ubwoba namwe mukomeze imitima yanyu, kuko nubwo akenshi ibikubiye muri iyi nkuru tubyirengagiza ariko bibaho kandi nyine byanabaye, hari nayo mpamvu ngiye kukugezaho iyi nkuru. Iyi nkuru yacu tuyitangire mu gihugu hagati muri quartier nziza cyane kandi ituwe cyane. Mu masaha y'igicuku kinishye mu masaha 9 z'ijoro. Ahantu hose haratuje, nta kintu na kimwe gikoma. Umwijima n'amatara yo ku mazu ndetse no ku mihanda ni byonyine bigaragara gusa. Abantu bose barasinziriye nta winyagambura. Ariko ko abandi bagasinziriye, hari umwe wabuze ibitotsi, arimo yibaza byinshi ku rukundo ndetse atangiye no kwivugisha agira ati: urukundo rurenze kure cyane uko abantu barufata. Uko rugaragara siko abantu benshi barubona. Urukundo rumeze nk'inzira yo gukira, ariko nanone ni inzira iganisha ikiremwamuntu mu irimbukiro. Urukundo rurema ibyishimo mu mitima ya benshi, ariko ruzana n'amakuba. Urukundo rubasha gukiza, ariko nanone rumeze nk'inkota ibaga, burya rurica nyabusa. Urukundo ruraryoha yewe rukanaryohera, ariko nanone rwuzuye ubusharire bwinshi. Urukundo rufata umuntu mubi rukamuhindura mwiza, abantu bose bakumirwa. Ariko ku rundi ruhande rufata uwari umuntu mwiza rukamuhindura mubi, agahinduka ikivume muri rubanda. Urukundo ni umucyo, ariko hari naho ruhinduka umwijima. Ikimbabaza, abantu ibyo byose basa n'ababyirengagiza maze bagafatira urukundo inyuma ku izina ryarwo gusa. Niyo mpamvu hari abo rwujuje ibyishimo, ariko hari n'indi mbaga nyamwinshi rwuzuza amarira n'agahinda amanywa nijoro. Uko yakivugishije akomeza kwibaza byinshi ku rukundo, niko tukiri muri ya quartier nziza cyane yitwa Katima. Iminota n'amasaha by'ijoro nabyo bikomeje kugenda byisunika. Hagati muri iyo quartier hari urugo rwiza cyane rwo ku mugabo witwa Paul. Paul afite umugore n'abana be 4, 2 ni abakobwa n'abandi 2 ni abahungu. Umugore we yitwa Angelo, umukobwa w'imfura yitwa Saranda, afite imyaka 20. Umuhungu ukurikiyeho yitwa Mike, afite imyaka 18. Undi muhungu ukurikira yitwa Nice, afite imyaka 14. Naho umuhererezi w'umukobwa yitwa Rihanna, afite imyaka 12. Muri ayo masaha birumvikana ko nabo baryamye ndetse bageze kure, ahubwo bamwe batangiye no kurota. Kuba karyamye, imbwa iba ku gipangu cyabo nayo yatangiye kumoka, nuko iramuka koko, kugeza naho urusaku rwayo rukanguye Paul. Paul arwumvisha amaze gukanguka, ariko yumva rusa nkaho rutangiye kugabanuka. Ariko icyamutunguye muri ako kanya nuko yumvise ashobora kuba aryamye wenyine. Nuko akaba ku buriri hose, ariko umudamu we aramubura. Paul yatangiye gutekereza ko ashobora kuba agiye mu bwiherero, ariko ategereza akanya katari gato yabona umugore we ntagarutse. Paul yatangiye gutekereza gushakisha umugore we. Nuko ariko atangira no kumuhamagara agira ati: Angelo, uri hehe koko? Ukahamagara ariko akumva umugore we ntakoma. Nuko nk'umugabo arabyuka gatangira amushakisha. Nuko ava mu gitanda ajya muri douche na toilette biba mu nzu, ariko aramubura. Nuko avayo ajya muri salo hasi areba ahantu hose aramubura. Paul yatangiye gutekereza yuko wenda Angelo ashobora kuba agiye mu byumba by'abana ngo arebe ko abana bameze neza. Nuko naho ajyayo kumushakirayo ariko ntiyamubona. Nuko abonye ashubiwe ahantu hose, yigarukira muri salo, yifatira icupa ry'inzoga atangira gusuka mu kirahure, nuko arinywera. Ariko n'ibitekerezo bye bitangiye kujya kure. Hahandi utangira gukeka uwo mwashakanye, utekereza ko wenda yabagiye kuguca inyuma. Paul ko yakicaye muri salo, ariko wa mukobwa we w'imfura Saranda nuko nawe arabyuka aza muri salo, asanga papa we niho yicariye arimo kunywa inzoga. Paul nuko abona Saranda, nuko Saranda nawe akimukubita amaso ati: papa, byagenze bite ko nakumvishe ninjoro uza mu byumba byacu? Nuko Paul aramubwira ati: rega nari ndimo gushaka mama wanyu namubuze, sinzi ahantu ari. Saranda ati: mama wamubuze gute se? Mama si yaba yabuze ate? Iki gihe se ubu ngubu yaba yagiye he? Paul aramubwira ati: nanjye ibyo simbizi,
icyo nzi cyo nuko maze isaha yose mushakisha ariko namubuze. Iyo aza kuba ari mu bwiherero nari kuba namubonye, nta n'uri muri dushe nibura ngo naho tumusangeyo, ahantu hose ntawe uhari. Nuko Saranda biramucanga ati ubu se koko mama yaba yagiye hehe muri iri joro ko numva ari amayobera? Paul aramubwira ati mama wawe wasanga wenda yagiye hanze hari nk'izindi gahunda yari afiteyo, reka dutegereze wenda araza kugaruka. Saranda ati gute se? Ubu se mama yaba afite izihe gahunda saa 9 z'ijoro? Kereka wenda ari ukujya mu bagabo, kandi rwose mama ntago ari indaya. Paul arahaguruka ati wa mwana w'icecekere, abagore muhindagurika buri kanya, ibyanyu nta wabimenya. Saranda ati papa ushaka kuvuga iki? Saranda yahise ababazwa nuko papa we atangiye gukeka mama we, ko atangiye kumukekera ko yaba yagiye mu bagabo. Nuko aramubwira ati ihangane papa, wisiga mama icyasha rwose wibubeshyira ibyo atakoze, reka dutegereze wenda turaza kumubona. Nuko Saranda ahita akomeza aravuga ati ese ubundi imfunguzo za mama hari izo waba wigeze ubona? Nuko Paul aravuga ati reka tugende mu cyumba tujye kuzishaka turebe yuko tuzibona. Nuko barahaguruka bajya gushakisha imfunguzo ngo barebe ko zose zuzuye, ariko batungurwa no kubona imfunguzo zose ziri aho ngaho. Nuko Paul ati ibi bintu bitangiye kungira ikigoryi. Saranda nawe ati ntacyo, reka tujye no hanze tuvugane na zamu tumubaze wenda niba yabonye mama agenda cyangwa akaba ari we wamufunguriye. Ubwo uko bashakisha n'amasaha niko akomeje kwisunika, bimaze kuba mu masaha 10:50 za mu gitondo. Nuko barasohoka bajya hanze baza kureba zamu wabo. Saranda ahita amuhamagara ati zamu. Zamu nawe aritaba nuko asohoka mu kazu ke aza kubareba hanze. Paul ahita amubaza ati waba wigeze ufungurira Angelo? Zamu ati ryari se? Saranda ati mu masaha ashize. Zamu arababwira ati oya, Angelo nta nubwo nigeze nongera kumubona kuva yataha mu masaha 2 avuye ku kazi. Kuva icyo gihe ntabwo yongeye kugaruka no hanze. Paul na Saranda bumva ikibazo gikomeje kubacanga. Paul ati none se ko numvise ubundi urusaku rw'imbwa n'iki cyari kibaye? Zamu ati imbwa nibyo koko yamotse cyane, njya kureba ikibaye ariko nasanze nta kintu na kimwe ibaye, rwari urusaku rwayo gusa. Nuko Saranda ararakara ati ninde se wakubwiye ko imbwa igipfa kumuka nta kintu ibonye? Zamu ati none se ko nari hanze imbwa yari kubona iki njyewe ntabonye? Nuko Saranda na papa we birabacanga bigarukira mu nzu. Paul ajya kwicara aho yari yicaye akomeza kwinywera inzoga. Saranda nawe biramuyobera kumeza kumuhagarara imbere. Nuko Saranda akomeza guhata ibibazo papa we ati ariko si ubu papa, ubu mama yagiye hehe koko? Nyamara dushobora kuba twatewe mu buryo tutazi. Paul ati ubwo se twatewe gute? Ari abagizi ba nabi bari kuba bishe zamu wacu n'inzugi bazishe kugira ngo babone aho binjira. Ikindi kandi nta hantu na hamwe twigeze tubona bacukuye ngo wenda ngo tuvuge ngo niho banyuze. Ikindi kandi nanone bari kuza bakadusahura ibintu byo mu nzu, none muri ibyo byose nta na kimwe cyabaye. Nuko Saranda abona ikibazo kirakomeye, atangira gutekereza kuri mama we cyane, nuko atangira no kurira. Paul nawe nubwo arimo kwikomeza nk'umugabo ariko ntago akomeye mu mutima, arumva ubuzima bwe rwose bwagiye kure cyane, ntago buri hafi aho. Nuko Saranda areba papa ati papa turakora iki? Paul ati nanjye ntakubeshye sinzi icyo tugiye gukora, mama wawe ntagaragara hano kandi nta n'ikigaragaza ko yavuye hano mu rugo ngo agende. Saranda yitegereza inzu y'iwabo yose ati ese ubu ntiwasanga iyi nzu irimo abazimu bakaba aribo bamuburishije? Paul ati oya Saranda nanone witekereza ibintu nk'ibyo. Paul na Saranda bagumye aho muri salo ariko bakomeza kwibaza ku kintu bakora kugira ngo babone Angelo, ariko bakibuze. Uko bakicaye aho ngaho bakomeza kuganira, abandi bana baryamye nabo bahise babasanga muri salo ngo baze kureba icyabaye. Nuko babagezeho Paul na Saranda batangira guceceka, banga kugira ikintu bakomeza kuvuga. Nuko Mike ahita bareba ati none se ko mutubonye mu gaceceka, ubundi se nukubera iki mwazindutse? Mama se we ubundi ari he? Nuko Saranda ahita amubwira ati sha mama twamubuze.
ubu ngubu niwe twari tumaze gushakisha ahantu hose mu nzu ariko twamubuze. Nuko abana batangira kurira bati se bishoboka bite ko mama yabura? None se mama ni uruhinja ku buryo muvuga ngo yabuze? Saranda yatangiye guhumuriza abavandimwe be ngo baceceke, akomeza kubumvisha ko mama wabo ari buze kuboneka. Nuko ahita anareba papa aramubwira ati papa, ubundi wigeze uhamagara telefoni ya mama ngo wumve ko akwitaba? Nuko Paul aramubwira ati fone ze zose ziri hariya mu cyumba nta n'imwe yigeze atwara. Nuko Saranda aribaza mu mutima ati mama wagiye hehe koko? Ko bigaragara ko utigeze uva hano muri uru rugo, ubu uri hehe koko? Basi garagaze ureke gukomeza kudutera ubwoba no gutuma turira. Paul nawe ubwo niko byakomeje kumucanga, nuko arahaguruka yisubirira hanze ajya guhagarara mu mbuga. Abana nabo baramwomeka baramukurikira kuko rwose ntago biyumvishaga ukuntu batari kubona mama wabo, kandi nyine nk'abana nyine bazi ko papa wabo byanze bikunze ari buze kubona mama wabo. Amasaha nayo niko akomeje kwisunika. Rya jwi rya wa muntu twatangiranye arimo yibaza byinshi ku rukundo rirakomeza rigira riti urukundo rurahangayikisha kugera bw'uta umutwe ugatangira gutekereza uhitamo urupfu aho gusogotwa narwo. Urukundo ni rwo rubumbatiye amahitamo yose umuntu agira mu buzima bwe. Amahitamo yarwo ashobora kwangiza ibintu byose byari bikuzengurutse cyangwa se agatuma ubasha gukomeza ibyo wabonaga biciriritse mu maso yawe. Abantu ariko nanone bafatira urukundo inyuma gusa ku izina ryarwo. Ubwo Paul nawe aracyashobewe yihagarariye hanze, ntiyumva ukuntu Angelo atarimo agaragara mu rugo kandi nanone bisa nk'aho atigeze asohoka ngo ave mu rugo. Abana bose nabo bahagaze iruhande rwe hanze muri iyo mbeho mu gitondo, bose bahangayikishijwe no kutabona mama wabo. Uko amasaha agenda yisunika ashyira muri cya gitondo cyo mu rukerera, Angelo wabuze barimo bashakisha ahantu hose, hari aho yakangukiye. Nuko yisanga aryamye hasi kuri sima mu cyumba kigari cyane ahantu nawe atazi. Nuko Angelo aratabaza cyane yibaza ahari, ariko abura umuntu n'umwe umwikiriza. Yirebye ahantu hose abona ahambirijwe iminyururu ikomeye ku maboko ye n'indi minyururu miremire ihambiriye amaguru ye. Nuko atangira gutabaza asaba ubufasha, ari nako yibaza uko yageze aho hantu. Icyo cyumba yari arimo cyari gifite akadirishya gatoya kamwe kandi gato cyane rwose kari n'ahantu hejuru, niko kapfaga kuzana agacyo muri icyo cyumba. Nuko Angelo akomeza atabaza agira ati hagire umfasha, ese ubundi hano nahageze nte? Ninde wanzanye hano? Arashaka iki se? Uwakoze ibi byose naze tuvugane ambwira icyo ashakaho, andeke njye kwita ku muryango wanjye. Nuko arakomeza arataka atabaza ariko birangira bibaye iby'ubusa. Mu rugo iwe nabo niko bakomeje kumushaka, bimaze kuba mu masaa moya za mu gitondo. Paul kugeza muri ako kanya yumiwe yashobewe yabuze icyo akora nk'umugabo. Abana bose nabo bamuhanze amaso, bazi ko kugaruka kwa mama wabo ari we wenyine bigomba guturukaho uko byamera kose. Saranda ariko nk'umukobwa umaze guca akenge we azi ikibazo barimo ukuntu gikomeye cyane. Niwe urimo gupfa kubasha gutekereza icyo yafatanya na papa we kugira ngo bashake mama wabo. Nuko Saranda araza yegera se aho yegamye ku kabaraza, aramubwira ati papa, turategereza kugeza ryari koko? Paul nawe ati turategereza paka Angelo agarutse. Saranda ati ariko papa nawe witangira gutekereza gutyo, ubwo se natagaruka? Reka nibura duhamagare polisi tuyimenyeshe, wenda hari icyo badufasha. Paul areba umukobwa we ati mwana wanjye, polisi ntacyo yadufasha, niza ahubwo baraza kubona ko twasaze, baragira ngo turabarwayi bo mu mutwe. Saranda ati kuki se utekereza ibyo bintu? Paul ati mbwira ikintu uraza gusobanurira polisi. Mama wawe nibyo koko yabuze, ariko se ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko yasohotse muri uru rugo. Ikindi nta bagizi ba nabi bigaragara ko baduteye wenda. Saranda ati papa, polisi ifite ubumenyi buhagije, reka tubamenyeshe ikibazo twahuye nacyo hari icyo wenda byadufasha. Nuko Paul nawe abitekerezaho yumva nibyo koko, nuko amenyesha polisi. Paul amaze kumenyesha polisi
areba abana be bose bicaye hasi ku kabaraza, bamwe barimo kurira abandi agahinda ni kose, ntibashaka no kujya kwiga. Paul ati Saranda, bwira abo bana bitegure bajye ku ishuri. Nuko Saranda araza arabegera ati Mike, mukwiye kwitegura mukajya ku ishuri. Ariko abana baranze bati ntidushobora kugenda, ntabwo twakwiga dufite umutima kandi tuzi neza yuko mama tutamusize mu rugo. Nuko Saranda akomeza kubinginga, abana bageze aho baramwumvira nuko bajya ku ishuri. Paul na Saranda basigara mu rugo bonyine, ariko bakomeje kwibaza ku cyo bakora kugira ngo baze kubona Angelo. Nuko Paul areba umukobwa we ati ese wigeze uvugisha Uncle Atanazi? Saranda ati oya. Ubwo Uncle Atanazi bavugaga yari musaza wa Angelo. Nuko Paul aramubwira ati gaho muhamagare umubwire ibyo twahuye nabyo. Nuko Saranda afata telefone atangira gushakishamo namba za Uncle Atanazi, arangije aramuhamagara amutekereza ikibazo cyose uko giteye. Uncle Atanazi ati ibyo bintu uko numva bitumvikana, reka vuba vuba nza aho ngaho mumbwire uko byagenze neza. Hamwe Angelo afungiwe nawe arimo kugerageza kwirwanaho, arimo kuririra kuri ka kadirishya ngo arebe ko yabasha kwisimbukuruza akareba hanze, ariko byanze. Nuko arongera aricara aratuza. Agize gutya abona agatebe k'agasonga bugari kari ahantu ku ruhande, agenda akuruza ikibuno ajya kugafata nuko arakazana hafi y'idirishya. Nuko agatereka neza munsi y'idirishya, arangije arahaguruka akuririraho. Umutwe ubasha kugera ku idirishya, nuko agerageza kureba hanze ariko biranga, akibonera imitwe y'ibiti gusa. Bisa nk'aho ubwo iyo nzu arimo yubatse nko hejuru ku gasozi. Angelo agerageza kuvugira muri ka kadirishya asaba ubufasha, ariko nta muntu umwe yumva aho hafi. Abonye ntawe umwumva kandi atabasha kureba hanze neza, agerageza kwisimbukuruza cyane, nuko wa munyururu wari uhambiriye amaguru ye uramukurura, arahanuka yikubita hasi. Mu rugo iwe naho Uncle Atanazi amaze kuhasesekara, asanze Paul na Saranda bashobewe, ibintu byabaye amayobera kuri bo. Nuko ahita ababwira ati ngaho nimumbwire neza byagenze biti. Paul na Saranda bamutekereza byose namwe muzi. Nuko Uncle Atanazi nawe ati ibyo bintu ntabwo byumvikana, nta kuntu umuntu yaba yavuye mu rugo adashimuswe, bitanagaragara ko nawe ubwo wenda yaba yakinguye agasohoka akagenda. Saranda ati natwe nuko byadushobeye. Nuko Uncle Atanazi areba hirya no hino abona Zamu ahantu yicaye, nuko ahita avuga ati byanze bikunze Zamu yabaza ukuntu Angelo yavuye hano. Paul ati Zamu nta mpamvu n'imwe yagira yatuma mbeshya. Ariko Uncle Atanazi ahita avuga ati wivuga gutya ariko, kuko ntabwo uzi ukuntu ba mabuja bashobora kubana n'abakozi babo. Saranda nawe ati reka ibyo tubyemere wenda ko Zamu yaba abizi, ariko tunatekereze ngo niki se cyaba cyatumye mama ava muri uru rugo akagenda aya masaha akanagenda gutya nta muntu abwiye. Paul ati Angelo abaye yapanze na Zamu kuva hano akagenda wenda agiye nko kunshinyuma cyangwa se mu zindi gahunda, iki gihe yakabaye yagarutse. Nuko Saranda ati nanjye ndahuza na papa rwose niko myumva, mama abaye yagiye mu zindi gahunda izi saha yakabaye yagarutse. Nuko Atanazi ati none se ko ibi bintu bishoberanye? Nuko bakiri kwibaza ibyo, Saranda nawe hari umuntu wese amuhamagara kuri telefone, arebye abona n'umukunzi we umuhamagaye. Nuko aramwitaba ati karame. Nuko umukunzi we ahita amubaza ati waramutse gute se? Saranda ati nta kuramuka, twabuze mama. Nuko undi nawe arikanga ati mama mwamubuze? Ihangane gato ndaje nkugereho. Nuko Paul ahita amubaza ati ese ninde ubwo ubyutse aguhamagara ayo masaha? Nuko Saranda ahita amubwira ati ni Alpha. Nuko Paul aramubwira ati Alpha se niwe wigize nkaho agufitiye impuhwe gutyo, kandi uriya muhungu njyewe sinjya mushira amakenga. Nuko Saranda aramubwira ati nyamara nta kibazo cye papa, nushaka umwizere. Uko amasaha akomeza kwisunika, polisi nayo ibiraje. Haje abapolisi bake bayobowe na afande w'umugore witwa Afande Isabelle. Nuko Paul arabakira. Isabelle ati mu kanya muhamagaye kuri sitasiyo yacu muvuga ko mwahuye n'ikibazo cyo kubura umuntu muri iri joro ryahise. Paul ati yego.
Isabelle ati ngaho nimudutekereze neza uko byagenze. Nuko Saranda ajya aho aravuga arasobanura byose. Afande Isabelle ati ko numva ibyo bintu bidashoboka. Saranda ati rwose nuko byagenze nta kintu na kimwe mbeshye. Afande Isabelle ati ese mwebwe murumva ibintu murimo gusobanura bishoboka gute koko? Ni gute umuntu abura akava mu rugo nta hantu anyuze? Ikindi ngo ntago mwigeze muterwa n'amabandi. Anko Atanazi ati nyakubahwa afande, nuko bimeze natwe rwose byaducanze. Nuko afande Isabelle abanza kureba icyo gipangu cyose n'abandi bapolisi bazanye nabo batangira kukizenguruka. Nuko afande areba Paul ati umugore wawe yasohotse hano aragenda nubwo ubihakana. Paul ati none se yasohotse gute kandi imfunguzo yagakoresheje zose ziri mu nzu? Undi muntu wakamufunguriye n'izamu kandi nawe rwose ntabyo yakoze. Afande ati wasanga wenda yari afite izindi mfunguzo yakoresheje wowe utabizi. Saranda ati nanone reka ibyo nabyo tubyemera, ariko se niba yagiye koko yabiteguye ubu ntiyakabaye yagarutse? Nuko afande ati birashoboka ko yakabaye yagarutse cyangwa akaba akiri mu byamujyanye. Paul nawe ati sindabyumva neza kuko sinzi impamvu yatuma Angelo agenda muri ubwo buryo yitwikiriye ijoro. Afande Isabelle ati umuntu ni mugari, igihe cyose aba ashobora kugutungura. Paul ati Angelo abaye yagiye mu bikorwa bibi ntabwo yasiga telefone ye yandagaye ahantu mbasha kuyibona. Nuko afande Isabelle aramubwira ati genda uyizane turebemo abantu aheruka kuvugana nabo. Paul ajya kuyizana. Uko yakagiye wa mukunzi wa Saranda witwa Alpha nawe aba arimo kwinjira mu gipangu. Saranda aramubona nuko aramusanganira abagwanamo. Alpha ati sheri wihangane kuba mama wawe yabuze ariko araza kuboneka. Saranda ati nubwo bigoye ariko mfite ibyiringiro. Alpha ahita amubwira ati nanjye ndaje kugira ngo nkube hafi. Nuko Saranda aramushimira ati urakoze cyane. Paul telefone nawe ubwo yarayizanye nuko ayihereza afande Isabelle. Nuko afande afata telefone arayijagajaga ariko aburamo amakuru afatika ashobora kumubwira ahantu Angelo yaba ari, kuko abantu yabonaga bavuganye nta bintu bidasanzwe bari bavuganye. Nuko afande ahita abaza Paul ati none se nta kintu mutumvikanagaho ngo wenda mube mwashwana murakaranye? Paul ati ntabwo ibyo bintu rwose byigeze bibaho n'umunsi n'umwe. Afande ati bivuze ko nta kintu na kimwe kibi ukeka ko umugore wawe yakora rero? Paul ati ntacyo rwose. Afande Isabelle areba inzu yabo ati ese hano nta kamera mugira? Paul ati ntazo. Afande Isabelle aramubwira ati ubu tugiye gutegereza amasaha 24 nashira umugore wawe ataragaruka turaza gupima inzu yawe turebe uko byagenze. Bishobora kuza kudukundira tukabona ibimenyetso by'uko umugore wawe yaba yavuye mu rugo. Paul aramushimira ati murakoze afande. Angelo aho aherereye nawe inzara n'inyota bitangiye kumwica cyane, ariko cyane cyane inyota. Arumva ameze nabi atangiye kwifuza ikintu cyo kunywa, ariko nanone arimo aribaza cyane ko yaba yageze aho ngaho. Uko yakakomeje kubyibaza yagiye kumva yumva hari umuntu urimo gufungura umuryango. Angelo nuko yicara neza arimo afite amatsiko yo kureba umuntu ugiye kwinjira. Mu kureba ariko abona hinjira umwana w'umusore mu kigero cy'imyaka 16 yinjira afite icupa ry'amazi mu ntoki. Angelo kureba uwo mwana nuko aratungurwa ariko anikangamo nuko aravuga ati ntibishoboka. Ese umwana ungana utya niwe waba yankoze ibi? Uwo musore areba Angelo maze akubita igitwenge aramuseka cyane. Angelo nawe akomeza kumureba. Uwo musore ahita yicara hasi imbere ya Angelo. Angelo aramwitegereza ati wa mwana urinde? Nuko uwo musore aramuseka cyane ati banza ukosore iyo mvugo yawe. Nuko Angelo aramubwira ati mbwira urinde se? Uwo musore ati nitwa Isa. Angelo ati none ndashaka kumenya impamvu ndaha n'impamvu mwampambiriye gutya. Isa arongera araseka ati ariko wa mugore urimo kwirukansa ibintu kandi hano ibintu bigenda gake gake.
nuko Angelo aratakamba ati wa mwana we urabona ndi umubyeyi mfite umuryango urimo abana mungana nkeneye kwitaho, niyo mpamvu nshaka kumenya uwankoreye ibi akambwira icyatumye anshimuta n'icyo ashaka kuri njye. Nuko Issa aramureba ntiyagira ikintu amubwira. Angelo akomeza kumwinginga anamubaza ati ese ni wowe wanshimuse cyangwa hari uwagukoresheje? Mbwira uwo muntu yakwemereye iki basi nanjye nkiguhe, ariko ndekure nigendere njye kwita ku muryango wanjye. Nuko Issa araceceka nabwo ntiyagira ikintu amubwira. Angelo akomeza gutakamba arira ati Issa nawe uri umwana, tekereza ku mubyeyi wawe nawe yafashwe gutya barimo bamugaragura hasi gutya, ese byakunezeza? Issa ati wa mugore we rero hano nta bintu byo gutera amarangamutima bikora. Tugarutse mu rugo kwa Saranda na Alpha bicaye muri salo. Saranda afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ariko ibitekerezo bye ntabwo biri aho hafi. Ako kanya nabwo abana baba bavuye ku ishuri, nuko baza aho Saranda na Alpha bari bicaye. Nuko Saranda arababaza ati mwize neza? Na Issa ati njyewe se nari kwiga neza gute, mama twamubuze, njyewe kwiga byananiye. Ahubwo se mama mwamubonye ko mwatubwiye ngo tujye ku ishuri turasanga mwamubonye? Nuko Saranda buri gisubizo ari bubahereze. Alpha abibonye ahita ababwira ati nice muze tugende hanze twitemberere bigurije n'utuntu two kurya, ariko abana barabyanga bati ntaho tujya tutabonye mama wacu. Twigarukiye hamwe Angelo afungiye, Issa aracyamwicaye imbere. Angelo aracyamutakambira ariko ntacyo bitanga. Issa aho kumusubiza ari kujya amuseka gusa. Issa ati Angelo tuzi umenye ko nta bihe bishirira ubusa. Angelo ati none se unzi ute? Issa araseka ati none watekerezaga ko utazwi se? Urazwi cyane rwose, cyakora wowe ushobora kuba utiyizi, gusa uri hano humura uraza kwimenya, kandi niba wariyibagiwe burundu turazana n'umuganga wo mu mutwe nuko aze kugufasha kwibuka. Angelo arikanga ati se murashaka kunkorera iki? Issa araseka arakwinkwinura. Angelo areba ya mazi Issa afite ati nshaka amazi. Issa aramubwira ati ushaka amazi yo kunywa? Angelo ati yego. Issa aramubwira ati niba ushaka amazi reka nyaguhe. Nuko Issa afata rya cupa ry'amazi aritereka imbere ya Angelo. Nuko Issa aramubwira ati ngaho yafata umwe. Angelo agiye kuyafata kubera iminyururu imuhambiriye amaboko abura ukuntu yayageraho. Nuko Issa arabireba arangije arahaguruka arigendera. Nuko Angelo asigara arwana no gufata amazi ariko bikanga, kandi inyota iramwishe arumva yenda nko gupfa. Angelo yakomeje kurwana n'uburyo yagera kuri ya mazi, agera n'aho ayakozaho imitwe y'intoki kugira ngo ayafate ariko biranga, ya mazi yose yimenekera hasi nuko abura ukuntu ayanywa. Nuko dukomezanya na rya jwi twahoze twumva ririmo rigira riti akenshi imyanzuro dufata mu rukundo y'utuntu duto duto twa hato na hato niyo birangira itugejeje ahantu hazima cyangwa se ikatugusha mu nzira y'amakuba. Ka kantu uhora ubona mu rukundo gasanzwe cyangwa se uba waciye amazi ejo kavamo ikintu kidasanzwe, rimwe uzisanga uhanganye n'ingaruka zitewe n'ako kantu wagiye ukinisha kenshi. Gusa ikibabaje ariko nuko abantu bafatira urukundo inyuma ku izina ryarwo gusa. Ubwo Paul nawe niko akomeje gutegereza ya masaha 24 yari yahawe kugira ngo arebe yuko afande Isabella n'abapolisi be bagaruka. Paul mu kureba ku isaha abona haraburaho iminota 10 gusa ngo amasaha 24 yuzure. Nuko Paul asohoka hanze agiye kubona abona afande Isabella aragarutse n'abapolisi be. Afande Isabella araza n'imbere ya Paul ati mbonye ntacyo urambwira mpita menya ko umugore wawe ataraza. Paul ati ntabwo araza. Afande Isabella ati reka twinjire mu nzu dukore isesengura wenda turaza kumenya uko yavuye hano. Nuko binjira mu nzu. Afande Isabella ati mbere na mbere reka duhere mu cyumba cyawe. Twigarukiye hamwe Angelo akiri, Issa amuhagaze hejuru.
nuko Angelo aramubwira ati Isa, icyo kinyabupfura gikeya wagitojwe nande? N'ababyeyi bawe bakikwigishije? Nuko Isa ati none se ahubwo wowe wibona nk'umuntu ukwiye guhabwa iki cyubahiro? Angelo ati ushaka kuvuga iki? Isa aramubwira ati Angelo, wagize ikibazo cyo mu mutwe, wibagiwe ibintu byose, niyo mpamvu urimo kwifata uko, gusa turaza gutuma wibuka buri kintu kimwe cyose. Angelo ati njyewe ndi muzima, nta kibazo na kimwe mfite mu mutwe. Isa araseka ati byonyine no kuvuga ko uri muzima nta kibazo ufite ubwabyo biragaragaza ko ufite uburwayi bwo mu mutwe. Angelo ati ariko murashaka kugera ku ki? Isa aramubwira ati turashaka ko wibuka buri kintu cyose. Angelo aratekereza cyane, aba atangiye kwibuka kera akiri umukobwa afite imyaka 24. Ubwo nyine hari hashize imyaka 23. Iwabo mu rugo bari bafite ubuzima bwiza ariko budahambaye cyane. Nanone Angelo icyo gihe yakoraga muri alimentation yitwa Tinda. Igitondo kimwe yarimo yitegura yihuta cyane kuko amasaha y'akazi yaramufatiye mu rugo. Yambaye vuba vuba, yitera agafundete, yisiga naho jarevure, nuko atunganya n'umusatsi we, arangije afata isakoshi ngo asohoke mu cyumba agende yirukanka. Nuko mama we aba aramubonye, aramuhamagara aramubwira ati Angelo. Nuko Angelo arahindukira areba mama we. Nuko mama Angelo ati Angelo, nimugoroba waryamye tutavuganye kandi hari ibyo nashaka ko tuvugana. Nuko Angelo aramubwira ati none se mama, ni iki washakaga kumbwira ko ndimo nihuta se? Nuko mama we aramubwira ati ntacyo, reka nkubwire. Nuko aramubwira ati rero nubwo nta mwanya mfite ngo tuganire, ariko ntuzajya ujya mu kintu ujye ukijyamo wabanje kukigaho neza kandi ugisuzume neza niba umutima wawe ugikunze. Ujye ukora ikintu umutima wawe ukunze wumva uhamanya nacyo, bizatuma udakora amakosa yazatuma wicuza ubuzima bwawe bwose. Igihe cyose uzapfa gukora ikintu utagikunze bitewe n'indi mpamvu, bizakuzanira ingaruka mbi, uzisanga ejo hawe hari mu kaga gakomeye. Nuko Angelo ati mama, urakoze rwose ku nama nziza uhora ungira, humura ibyo umbwira byose mba mbizirikana kandi nzajya mbikurikiza. Ibyo Angelo amaze kubyibuka arikanga, nuko aribaza ati ese ni iki naba narakoze cyaba kiri gutuma nca mu bintu nk'ibi? Tugarutse mu rugo kwa Saranda, Afande Isabella n'abapolisi be bakomeje iperereza. Batangiye gukoresha twa dukoresho dupima DNA z'ibirenge aho byakandagiye ndetse n'ibiganza. Hari n'ikindi gikoresho bafite kirimo gufata amafoto kikayasesengura. Afande Isabella arebye neza hasi arahitegereza cyane, hari icyo yahabonye maze araseka. Paul anamureba ati ubonye iki Afande? Afande Isabella ati maze kubona ukuntu umugore wawe yavuye hano. Saranda na Paul bagira amatsiko. Nuko Afande Isabella ati Angelo ntabwo ari we wivanye hano mu rugo, ahubwo yaratwawe. Nuko Paul arikanga ati ibyo bishoboka bite se? Nuko Saranda ahita amubwira ati urashaka kuvuga yuko mama wacu yakuwe hano? None se n'abagizi ba nabi baje nuko baramutwara? Ubwo se ni gute baciye kuri zamu bakinjira mu nzu bakagera ubwo bagera hano mu cyumba bagatwara mama, papa atabyumvise, nuko bakongera bakagenda neza nta muntu n'umwe ubabonye? Afande Isabella ati niko bigaragara, niko byagenze. Nuko Paul yumva ibyo bintu n'ubusazi, ati ubwo se bamutwaye gute koko? Nuko Afande Isabella arababwira ati ntimukomeze kwibaza byinshi, ubwo nyine binjiye ari we wenyine bashaka, ubwo ni umugore wawe bashakaga gusa. Saranda ati none se binjiye hano gute? Nta rugi na rumwe bishe, nta n'ahantu basi na hamwe batoboye. Isabella ati icyo nanjye nicyo ndimo kwibazaho, ariko muhumure byose turaza kubimenya. Nuko Isabella arababwira ati nanone igishoboka ni uko abantu binjiye hano bashobora kuba bafite kopi y'imfunguzo za hano, rwose bishobora kuba bazifite bakaba barazicurishije. Ubwo haba hari ukuntu babonye imfunguzo za hano bakajya kuzikoresha. Saranda na Paul barumirwa. Paul ati none abo bantu barafatwa gute? Isabella ati
aka kanya ntabwo bahita bafatwa tutarabona neza inzira yaba tugezaho. Reka dutegereze gato kuko niba batwaye umugore wawe byanze bikunze hari icyo bashaka baraza guhamagara. Saranda ati badahamagaye si bwo hakorwa iki? Isabelle ati nicyo natwe tugiye gusesengura kuri sitasiyo ya polisi, gusa namwe mutekereze neza ku bantu baba bagenda hano cyane kuko ndatekereza ko umwe muri bo ashobora kuba ari we wibye imfunguzo akajya kuzicurisha. Uwo muntu abaye agaragaye niwe watugeza kuri bo. Isabelle n'abapolisi be baba baciyeho, Saranda na Paul basigara batekereza cyane. Twigarukiye hamwe Angela aherereye uko amasaha akomeje kugenda yisunika, arabona ibintu birimo kurushaho kumukomerera kandi arumva muri we rwose yuzuye urukumbuzi rwo kongera kubona abana be. Ikibabaje noneho cyane ni uko atazi uwamushimuse n'impamvu yabikoze. Nuko atangira kwibuka kera twongeye gusubira inyuma mu myaka 23 ishize, mwibuke ko yari afite icyo gihe imyaka 24. Umunsi umwe yari ari mu kazi muri alimentation yitwa Tinda hamwe nyine yakoreraga. Yari ahagaze hafi ya mashine hamwe abakiriya baza kwishyurira, gusa yari ameze nk'uri kure mu bitekerezo. Hari umukobwa bakoranaga witwaga Asina. Asina yarimo amwitegereza nuko abona Angelo ari kure cyane. Asina yahise aza yegera Angelo amuturitse inyuma amufata ku bitugu. Asina aramubwira ati baby wabaye iki kurimo gutekereza cyane? Angelo ati ndimo gutekereza ku magambo mama yambwiye. Asina ati yakubwiye gute se? Angelo ati mama yambwiye ngo sinkajye nkora ikintu ntabanje gutekereza neza no gusesengura kandi ngo njye mbasha kubanza kumenya niba umutima wanjye ugikunze uhamanya nacyo. Asina ati sinumva se yaguhaye inama nziza kuki bikujyanye kure? Angelo ati sha ababyeyi iyo bavuze gutyo buriya hari ikindi kintu baba bashatse kukubwira. Asina aramubwira ati uratekereza nk'iki se mama wawe yabashakaga kuvuga? Nuko Angelo ahita amubwira ati buriya mama wasanga ahari azi ko hari ibintu nkora mpubutse. Asina aramubwira ati kimwe nuko wasanga adatekereza uko ahubwo yabikubwiye agira ngo akurinde hakiri kare. Nuko Angelo ahita amubwira ati wa mugani byanashoboka, reka ne gukomeza kumutekerereza. Nuko Asina ahita amubwira ati ese buriya ntiwasanga ahubwo yashakaga kuganisha kuri uriya musore murimo guteretana muri iyi minsi? Nuko Angelo araseka ati yego ko mana yanjye mama nta nubwo aramumenya. Asina ati none ubundi urimo kubona bizavamo? Angelo aramubwira ati turacyari ku itangiriro sinzi uko bizagenda. Asina nawe aramubwira ati ariko nawe ushobora kuba umukunda cyane. Tugarutse ku munsi wa none, Saranda amaze guteka arimo kwarura ngo agaburire abana. Kuva mama wabo yaburirwa irengero niwe wafashe inshingano zo kwita kuri barumuna be. Mu yandi magambo ubu niwe wabaye mama. Amaze gutegurira abana aza no kwita kuri papa we amuzanira ibiryo ku meza. Nuko Paul aramureba ati mwana wanjye wihangane kuba nakugize umugore imburagihe, hari ibindi byawe wakabaye wibereyemo. Nuko Saranda aramubwira ati papa wivuga gutyo, ibyo ndimo gukora ntago mbyicuza. Paul ati ngaho icara dusangire. Nuko Saranda aricara, Paul akomeza kwibaza byinshi kuri Angelo ati buse ni gute amabandi yaba yarabashije kubona imfunguzo za hano mu rugo bakajya kuzicurisha? Saranda ati ese buriya ntiwasanga uwabikoze ari umwe muri bariya bagabo b'inshuti zawe? Paul ati nakomeje kubitekerezaho ariko nabonye atari byo. Saranda ati papa buriya rwose abantu njyewe ntago njya mbizera. Paul ati ntabwo nanjye mbizeye ariko natekereje cyane nsanga nta hantu na hamwe baba barigeze guhurira nazo. Nuko Saranda ati none ubwo rero haba ari mu nshuti za mama? Paul ati birashoboka kimwe nuko wasanga atari bo. Saranda ati none se urashaka kuvuga iki? Paul ati ni ugukomeza gutegereza tukareba icyo polisi iri buze kudufasha. Nuko Saranda ahita amubwira ati ese ubundi abashimuse mama bo ni abantu ki ko nzi neza ko rwose nta banzi dufite muri uru rugo? Nuko Paul ati wasanga ari abashaka amafaranga ariko nabo bakabaye ubu ngubu bamaze guhamagara.
nuko Saranda aramubwira ati buriya barashaka ko ubanza guta umutwe kugira ngo uze kubaha amafaranga menshi ashoboka. Tugarutse aho Angelo yari ari, yagiye kubona haje umugabo munini cyane w'igikara wambaye itaburiya y'umweru, afite agasahani kariho imiti itandukanye. Nuko Angelo aramureba ati wowe urinde? Uwo mugabo nawe aramureba ati nitwa Dr. Ida, ndi umuganga ushinzwe kukwitaho. Angelo arikanga ati uri muganga? Dr. Ida ati yego, ninjye ugomba kukuvura nkatuma ugarura intekerezo zawe zose watakaje. Angelo ati ariko murimo gushaka kungira umusazi, njyewe nababwiye ko hari ikibazo na kimwe mfite cyo mu mutwe. Dr. Ida araseka ati wowe ntabwo wapfa kubimenya. Angelo ati ese muranshakaho iki mwandekuye nkigendera ngasanga umuryango wanjye ko wahangayitse? Nuko Dr. Ida aramubwira ati humura bameze neza. Angelo ati ntabwo bishoboka ko baba bameze neza. Nuko Dr. Ida aramubwira ati niko ubitekereza se? Umugabo wawe ntacyo bimubwiye kuko we arimo gutekereza ko wagiye kumuca inyuma. Nuko Angelo biramubabaza. Dr. Ida ahita aseka aramubwira ati none urumva hari ikibazo bafite se? Angelo ararira arasakuza ati rwose ndabinginze nimundekure nigendere. Dr. Ida ariko aramubwira ati none se urashaka kujya he utavuwe? Angelo akomeza kurira ahamagara abana be mu mazina ati ni ukuri muri abantu mabi, nimundeke ngende nisangira abana. Nuko Dr. Ida aramwegera abafashe igishinge cya mbere. Angelo ati urashaka gukora iki? Dr. Ida ati ngiye kugutera urushinge rwa mbere ruri buze kugufasha kwibuka. Angelo arasakuza aratakamba ati simbishaka. Nuko Dr. Ida aramwegera arumutera ku mbaraga. Angelo arangije ararira abona ko ibintu by'aho ngaho bitoroshye habe na gatoya. Dr. Ida yamaze kumujomba icyo gishinge arangije arigendera. Nuko Angelo asigara aho ngaho yicaye yumva ibintu byamubereye amayobera, yabuze icyo yakora n'icyo yareka. Nta muntu n'umwe uri kumusobanurira, bose bari kumubwira ibintu akumva ntibihuye n'ukuri. Bari gukomeza bamwumvisha ko ari umurwayi wo mu mutwe, nyamara w'ibyo bintu ntabyo azi. Uko yagakomeje kwicara aho ngaho yagiye kubona hari ikindi kigabo kinini kije cyariye Karungu. Wabonaga ari ikigabo cyarakaye cyane kandi rwose cyubatse umubiri, ubona ari ikigabo cyateruye ibyuma. Nuko nacyo kiraza kimusanga. Nuko Angelo aramubaza ati wowe urinde? Nuko uwo mugabo aramubwira ati nitwa Damasi, ndi umurinzi wawe, ninjye ushinzwe kugucunga, nkuzaniye amazi n'amafunguro. Nuko Angelo ati ubwo ni nawe wanshimuse unkura mu rugo siko bimeze? Damasi ati wakagore we nkuzaniye ibiryo irya wimbaza byinshi. Angelo aramwitegereza abona Damasi afite imfunguzo z'aho ngaho. Nuko atangira kwisetsa, atangira gutekereza ati byanze bikunze uyu we ndamukuraho izi mfunguzo maze nicikire nigendere. Ubwo Damasi amaze gushyira ibiryo hasi imbere ya Angelo, nuko yisubirira inyuma yegamira ku gikuta cy'inzu. Angelo aramureba ati ese Dama, ndaza kurya gute kandi mpambiriye amaboko? Damasi ati urabasha kurya kuko ntabwo twaguhambiriye amaboko yawe yegeranye, buri kuboko kuziritse ukwako, ikindi ibiryo biri bugufi yawe. Angelo ntiyabitinda afata amazi aba ariyo aheraho. Nuko arongera areba Damasi ati ese ndarya uhagaze aho ntabwo uri bugende? Damasi ati ntaho njya. Angelo aramwenyura ku mutima ati nibura wowe ndabona ufite n'agatima keza. Nuko Angelo ararya anakomeza kwitegereza imfunguzo Damasi afite. Reka twongere dusubire inyuma mu myaka 23 ishize. Angelo yari yicaye muri alimentation Tinda aryamye ku meza. Asina avuye guha abakiriya ibyo bashakaga, nuko asanga Angelo aryamye ku meza. Asina amukoraho aramunyeganyeza. Angelo aba arabyutse. Asina aramubwira ati kuryamye mu kazi wabaye iki? Angelo ati ndumva mfite akavuyo k'ibitekerezo mu mutwe. Asina ati kubijyanye n'iki se? Angelo ati kuri Jeremy. Asina ati ngaho da, Jeremy se kandi atangiye kuguhangayikisha nta n'igihe kirashira mukundana?
Angela ati oya nta kibi yankoreye pe ariko nyine ndimo kwibaza urukundo rwacu mu by'ukuri Jeremy nanjye rwose ndamukunda ariko nyine hari ikibazo kandi gikomeye. Asina ati mbwira ni ikihe kibazo? Nuko Angelo areba ku ruhande abona abandi bakozi bakorana barimo barumviriza, nuko ahita ahaguruka abwira Asina ngo basohoke bavuganire hanze, nuko barasohoka bajya hanze. Nuko Angelo atangira kumubwira ati ikibazo gihari ni icy'ubushobozi. Asina aramubwira ati Angelo nawe utangiye gukunda ugendeye ku butunzi? Angelo aramubwira ati oya iyo nza kureba ku butunzi cyane Jeremy ntabwo nari kuba nkundana nawe. Nuko Asina aramubwira ati none se ikibazo gihari ni ikihe? Angelo aramubwira ati Jeremy nibyo turakundana ariko se tuzabana gute mu gihe nta bushobozi afite nanjye nkaba nkorera udufaranga duke kubizi, ubu urumva twazabana gute? Nk'ubu nta kintu na kimwe yigirira nk'umusore wavuga ngo wenda twaheraho. Nuko Asina areba Angelo mu maso ati njyewe rwose ibyo sinabitindaho, ejo n'ejo bundi ushobora kubona akazi keza cyangwa se nawe akabona akazi keza nuko mukabona uburyo mubaho. Nuko Angela ati abaye atakabonye se cyangwa njyewe sinkabone byagenda gute? Urukundo rwacu rwahinduka urw'amagambo gusa, nawe bitekerezeho neza. Nuko Asina bitekerezaho ati none urimo kumva hakorwa iki? Angelo ahita amubwira ati njyewe ngiye kubwira Jeremy ukuri ko niba abona kubona ubushobozi bwo kuba twabana bitari hafi aha iby'urukundo tube tubihagaritse. Nuko Asina ati none se wamuhaye igihe nibura agashaka ubwo bushobozi? Angela aramubwira ati Asina ibintu urimo uvuga nibyo pe ariko se namuha igihe kingana iki? Kuko sinkubeshye njyewe sinabasha gutegereza igihe kirekire cyane. Asina ati mwashaka uko mufatanya mugashyira hamwe? Nuko Angela ati ibaze nawe Jeremy akora akazi kamuhemba 80,000 naho njyewe hano bampemba 60,000, ubwo urumva amafaranga 140 yadufasha iki mu gihe hari ibyo mba nkeneye kandi nawe hari ibindi akeneye? Nuko Jeremy aba aramuhamagaye. Angela ahita avuga ati dore ahubwo aranampamagaye. Nuko Asina aramubwira ati mwitabe nyine niba ashaka ko muvugana ariko unamubwire ko nyine ukeneye ko muganira. Nuko Angelo afata telefone ye yitaba Jeremy batangira kuvugana. Tugarutse kuri uyu munsi wa none, Angelo arimo kurya, Damas aracyahagaze aho ngaho yegamiye urukuta rw'inzu. Angelo aramureba ati ese waba ufite umuryango cyangwa uri ingaragu? Damas ati kubera icyo umbaza? Angelo ati wowe nsubiza. Damas aramubwira ati ndi ingaragu. Angelo ati oh ariko urabiteganya? Damas ati irya vuba wimbaza byinshi. Angelo aramubwira ati ese kuki mwanshimuse niba ari amafaranga mushaka kuki mutarimo kuyanyaka ariko ngo mundekure nigendere? Damas ati ntabwo twebwe dukeneye amafaranga. Angelo arikanga ati none murashaka iki? Mushaka kunyica? Damas ati tuza uraza kubibona. Nuko Angelo ati ubundi boss wanyu ninde ko atigaragaza? Damas aramureba ati wakigorewe bisa nkaho ugira ibigambo byinshi, buri muntu wese urimo kubona hano ni boss wawe. Dusubiye inyuma nanone biracyari kuri wa munsi Angelo yari arimo avugana na Asina. Uwo mwanya Angelo amaze kuvugana na Jeremy bemeranyije guhura. Nuko bateganya guhurira ahantu Jeremy yari amaze kumubwira. Jeremy yari akiri umusore mutoya w'imyaka 25. Nuko Angelo nawe nkuko yari amaze kubimwemerera nuko aragenda ngo bahure. Bose bari bakiri batoya kuko icyo gihe Angelo yari afite imyaka 24, Jeremy afite imyaka 25 gusa. Byumvikane yuko yamurushaga umwaka umwe gusa. Nuko barahura batangira kuganira. Jeremy atangira abwira Angelo ati Cherie bimwe mu byo nkukundira harimo no kuba wicisha bugufi. Nuko Angelo asekamo ati ntabwo nshobora kuzamura ibiciro imbere yawe. Jeremy araseka ati ariko ku bandi wabizamura. Angelo ati cyane rwose. Nuko Jeremy araseka ati Imana ishimwe kuba narabaye umunyamahirwe kuri wowe.
Angela aramureba ati gusa sheri hari ikibazo ndimo kubona gikomeye hagati mu rukundo rwacu, ni nayo mpamvu nashakaga ko tubonana. Nuko Jeremy ati ngaho mbwira niteguye kukumva. Angela aramubwira ati ni ikibazo cy'ubushobozi, twese urabona duhinga udufaranga duke kandi hari byinshi tuba dukeneye mu buzima. Niyo twajya tuzigama ntago yazagwira ngo tubane, kandi niyo twabana twazabaho nabi mu bukene. Jeremy ati ikibazo ufite ndacyumva pe, ariko wibitindaho ibintu bizagenda neza. Angela ati ibintu by'amagambo gusa urabizi ntago njyewe mbikunda. Jeremy ati none aka kanya uragira ngo dukore iki? Angela aramubwira ati Jeremy, niba ushaka ko tuzabana nkakubera umugore, shaka ubushobozi pe, urabizi ndagukunda ariko sinifuza ko urukundo rwacu rwazaba iciro ry'imigani, kandi rwose ubaye wumva nkusabye ibintu bikomeye bitapfa gushoboka, wareka iby'urukundo tukabishyira hasi hakiri kare. Jeremy nuko aramubwira ati niba ari amafaranga ngiye kuyashaka hasi hejuru, ariko nawe ntuzampemukire sibyo? Angela aramubwira ati Jeremy, ni wowe musore nkunda muri iyi si, humura umutima wanjye uzahora uwufite. Nuko Jeremy ati sawa urakoze, reka nanjye nshakisha amafaranga nzaguhesha ishema iwanyu no muri rubanda. Angela arishima ati urakoze cyane. Tugarutse ku munsi wa none, Angelo arimo gusoza kurya, Damas nawe ari aho ameze nk'igishitsi. Angelo aramureba ati ese Dama? Nuko Damas arakebuka aramureba. Angelo atangira kwizamurishwa ikanzu. Damas nawe aramureba nuko arindukira yirebera hirya. Nuko Angelo ahita abibona ko Damas yikanze, atangira gutekereza ati nyamara uyu muntu nshobora kumufatisha. Nuko Angelo atangira kumubwira ati sha Dama, nkumbuye umugabo wanjye cyane, ndumva rwose ntagishoboye kwihangana, kandi wowe uko mbibona nta kintu na kimwe wamfasha. Nuko Damas yigira nkaho atamwumvisha aramwihorera. Tugarutse i Katima naho ijoro rimaze kuba ijoro ry'igicuku gitangiye kuniha. Saranda na papa we baracyicaye ubudahumbye amaso kubera gutegereza ko isaha n'isaha Angela ashobora kugaruka. Paul azi neza ko igihe n'igihe abatwaye umugore bashobora kumuhamagara. Nuko Saranda areba se ati papa, wambwira amakuru y'ahahise hawe na mama? Paul ati urumva hafitiye amatsiko se? Saranda ati yego, byibura ubu tutazi ahantu ari nuko ameze twaba tumuganiraho. Nuko Paul ati uburyo namenyanye na mama wawe buratangaje, bwa mbere duhura twahuriye mu gupanga akazi. Saranda ati mu gupanga akazi gute se? Paul ati mama wawe yari afite udufaranga arimo gushaka umushinga yadukoresha, naho njyewe nari mfite umushinga ariko nta dufaranga mfite. Saranda araseka ati ubwo umwe yari akeneye undi rero. Nuko Paul aramubwira ati yego, mama wawe yari afite amafaranga ariko nta mushinga afite, nanjye nari mfite umushinga ariko nta mafaranga na makeya yo kuwutangiza mfite. Nuko Saranda ati none se nyine mwahuye mute? Ni umuntu wabahuje se cyangwa mwebwe ubwanyu mwarihuje? Paul aramubwira ati twarahuye ubwacu. Bwa mbere nahuriye na mama wawe ahantu muri bare, yari yaje kwirira utuburushete. Nuko Saranda arabyumva ati dore ko anazikunda kubi. Paul yakomeje kumuganiriza iby'uko we na Angelo bamenyanye n'ukuntu batangiye gukundana. Tugarutse hamwe Angelo aherereye, Angelo asa n'uwatangiye gufatisha Damas, arashaka kumugusha mu mutego kugira ngo amukureho imfunguzo. Nuko Angelo akomeza kuzamura ikanzu ruguru anamanura hejuru. Damas arareba, nuko Angelo nawe aramureba ati Dama, ko mwamfashe nkaba nkumbuye umugabo wanjye biragenda bite? Base wowe hari icyo wamfasha ukandwanaho? Damas abanza kugira ubwoba, nuko aravugishwa ati wa mugore uri umusazi. Angela ati nyamara turi hano twenyine twakirwanaho. Damas arabyumva ati hari ikintu buriya ushaka kugeraho wa mugore we? Angela ati oya, nuko numva nyine nikumburiye umugabo wanjye, mfasha rero kandi ntiwinanirwe. Damas arareba abona abaye yinaniwe yaba abaye ikibwa. Nuko yegera Angelo gake gake. Angelo amufata ku maboko aramukurura aramwiyegereza. Nuko Angelo ati ese urumva witeguye? Damas ati nditeguye, ahubwo reka tugire vuba. Angelo ati ngaho rero kuramo imyenda. Damas imyenda ayikuramo
asigara n'iy'imbere gusa. Arangije atangira gufata Angelo. Angelo aramufata ati bitware gake gake ariko. Damas ati sawa. Angelo nuko aramwegera atangira kumukora mu mifuka ya myenda yari amaze kumurambika inyuma, akuramo imfunguzo ariko Damas ntiyigera agira ikintu na kimwe abona. Nuko amaze kuzifata Angelo atangira gusa n'umuntu ushigutse. Nuko Damas ati habaye iki se? Angelo ati ndimo kumva umuntu urimo kuza hano adusanga yewe. Damas agira ubwoba ahita yambara vuba vuba ya myenda ye, nuko agenda ntacyo akoze. Nyamara ntabwo yari azi ko imfunguzo Angelo yarangije kuzifata kare. Damas nuko ahita ahaguruka agenda yirukanka. Angelo nawe asigara arimo kwisetsa ati byanze bikunze uyu munsi ndava hano. Naha dusoreje igice cyacu cya mbere. Ese Angelo araza kubasha gucika? Ese ninde wihishe inyuma y'ibi byose? Ese Jeremy twakomeje kubona muri iyi nkuru we hari aho yaba ahuriye n'ibi ngibi? Alpha wa mukunzi wa Saranda se we twabonye ko papa we asa nk'aho atamwizera, ibi bintu yaba bifitemo uruhare? Byose ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha uzabisobanukirwa. Reka nkurarikire kugira ngo n'ubutaha tuzaba turi kumwe. Imana ibarinde mukomeze mugire ibihe byiza.